ikaze mu ikinamico umuzi dutangiriye mu cyaro cya Nkakara kandi barabatashya abo ku ishyamba rya Gatsinsi nabo barabasuhuza ukeneye se kumenya ibibera mu mujyi wa Kimisango ntuzacikwe n'ikinamico umuzi kugira ngo uhigire byinshi byubaka dukurikire umukino Kamero muzanye cyo kunywa ndabona hano cyaka cyabaye icyorezo cyaka byo kimeze nabi cyo cyose none se cyaka ndakumva amakuru yifasha te ko tumaze iminsi tutaganira nta makuru y'icyaha cyangwa nkaraduhere kugusharinga aha ndacyitwa se cyaka arakata narongiye mva kwizema bude cyaka bare neza abasurangira cyaka shaho nzakura amafaranga kwina yabaye ngo akareba cyarakakaye ibintu birakaza ariko ni hahandi tuzaba zane twinywere ni hahandi hadapfushyuza hazapfushyuzwa gusa y'amafaranga buze ntizibura nazo kuryoha nazo zirabimenya pe hanyuma rero reka tuganire nk'abantu b'abagabo ubu kumpo nanga rero umugore arananiye aranzunze aranzengereje bisi byanshobeye rwose bikinze bitise kandi ko narenze ko nta bibazo bigiye bikurenga ndeka rwose nubona ko najyaga ngiranya ubukene bunyishe nkamwigisha tukagurisha akantu gato nko ku isambu ndavuga ari ababyeyi be bamusigiye maze ko aricyo cyadukuraga ku bukene tukikenura ubu none ndamukoraho akanshihura murabona ngo bagiye kumushiraho gwiki yatsimbye ntashaka kuzana ngo tugurishe inzara iri budutsinde bunzu rwose ariko reba ishobora gusanga ibyo n'umurenganya ariko se nibyo gute ko oya banza nyuma cyaka kuko kubasha kureba ari abana bisaba ko ufite akantu gatubutse harya mufitanye bangahe ubundi ni batatu abakobwa babiri n'agahungu kamwe uretse ko nyine hari n'akandi gakobwa gakuru twabanye afite kuko twatangiye gukundana padiri aramuteye inda niwo umwana namusanganye bivuge ngo ufite abana bane mu rugo abasore badafite ishingiro cyane se Simba nakoze nakuri pe ibi yarafite rwose ntabwo amurenge kawarya se namusaba ajya ibyejerega mwana ugomba guteganya uko bizagenda akagenda nawe ku buryo namusaba icyangombwa cy'isambu imwe cyangwa ngo zitugurishe igipande sakanga kubera iki se kandi kera yarabyemera akanabyumva ari kugenda ahinduka rega we yabaze kukubona nawe ntiworoshye uko inzoga unywa reka mbwira cyane ndakumva n'umushahara uhembwa n'umushoferi wa Helix ya koperative ntabwo byava mu ngo uzabasha gutunga ukuri kw'Imana none si byo nkubwira nyine byakagombye kumva ko tugomba nyine kwifashisha nyine iyo mitungo afite tugashaka ubundi buryo bwo kubaho kugira ngo tugire ubuzima buriya wari uzi ko nagombye kumushakira diporome y'impimbano kugira ngo abashe kubona iranica n'ikiza y'akazi ku kigo nderabuzima rekata twarayicuze buriya umugore afite diporome y'impimbano none ko manasobanutse niba utarangije amashuri kubera nyine ko twita akiri muto nabonye nta kundi twabaho na tekinika ndavuga intiza kindi zawe byara nyirakindi none ko byagenda kose ubufaranga koperative dushukisha bwinshi nikize ntaho bwatugeza uko se biruza gutekereza ubundi buryo bwo kubaho kabisa nk'ubu wese buryo kubona intanga ibintu byose byanze oya ibya koperative si yo maherezo y'ubuzima ngaho hari indi mibare ndimo gutera iyihe mibare ejo niba wumva nagurutse ntibizagutungure guhagurutse ufite gahunda yo kujya hanze se nkaka aya yewe kuguruka se ngombwa ngo ujye hanze ubu si iki cyaro cya Nkakara urabona hakiryamo iki ubu washaka igishoro akajya mu mujyi hiriya za Kimisango yakomeza kubaho kandi ubuzima bugahinduka ko hariya numvise naho ngo ubuzima bwabo buragoye uzi ko sinabaye mwino mukumva navuye yonte si ubuzima bwari bunshanze ntazi nanga Nkakara ayiwo ni wenyine nkaka umwana wo ku mupaka ubu nabura icyo nkora nkabura no kuba umukomisiyoneri koko reka mbanza ashakisha uburyo uzumva ngo naciyeho reka dutegereze gusa nugera muri ubwo bwami bwawe rwose ntibiguhira ntuzanyibagirwe niba twongera ariko n'agacupa tube twiganana ndabona amasaha nibazane twinywere none ni hahandi natangiye kugundagurana n'uriya mugore Cameron zana inzoga wakintu niko uvugishije ukuri nk'iki gicuku wari ukiri hehe yewe Kayite unyihanganire nagize gahunda nyinshi uyu munsi hanyuma se kubera icyo wari wakwiho telefone telefone yaje kunzimiraho kandi nari ndi mu bintu bikomeye ariko ntugakabye tuvuge se ko ari wowe ugira akazi kenshi kurusha abandi tuza ndakuzi seze ariko sibi niki noneho tubyihorere yewe hari igihe ibyo uri kwigira ariko bizagushyira hanze iminsi y'umujura se ntubizi ko ibaze ariko se Kayite niki gituma buri gihe ushaka kuntega iminsi koko uba wabuze iki nawe urayitega yaba habaye iki ku buryo wakumva wahora umbwira amagambo asesereza koko ntacyo mvuze jya ku meza urye ngo ibiryo ngibiri aho biri
gusa umenye ko hari ibintu bitazakunda igihe uzi ko warengeje saa sita z'ijoro ntukirirwe utaha rwose igihe ugumiye wagiye urumva ntukazungushaho inzugi ubu se ari nkawe watahira ku magambo nk'ayo ukabasha kurya ntiwumva se nyine ubwo ubuhaza nyine amanyama amafi nyine uyamirisha amafiriti hasha mu gihe twe twarari imvange urabuzwa se n'iki urongeye kandi utangiye kuzana amatiku yawe nta matiku mbona aho ngaho ariko nk'ubwo kuko ayo magambo azakugeza kuki mu gitondo ntabwo nagusigiye 14,000 siyo nagusigiye izo nyama se ntabwo zavamo kuki utanyura ubwo biterwa n'iki ngo bagira ngo rero wowe ufata ko nkwiyamya nta kindi garukirizaho Kayite garukirizaho ntukabone incecetse ngo ugire ngo ndusha umunwa urabona aho wahereye ngaho ukweduwe se nyine ukwedure wunkubite ndori ariko uvuze ko ngutinya hari Kayite uravuga ubwo watewe n'ibiki bituma umbwira amagambo nk'ayo koko kandi umaze guhinduka ndamaze Kayite ugende gake kandi urundi ururimi rwawe kuko nureba nabi hari umunsi nzakumerera nabi igihe nkaguca ngomerera nabi arewe ariko se ubwigiye mwahereye mwarekeye kuko mukaryama ko bwije nawe ujya undebera koko nine ubu mama wawe antera hejuru koko hari icyo mba ntakoze ubu kwera inzagirene ngewe nabikubwiye kandi simbisubiramo uranyumva neza igihe uzi kuri butinde mu gasozi bijya birutwa unagumeyo ndabingize rwose murekera ugire saa 8 z'ijoro zirageze genda ujya kuryama wa mwana waserera Kayite nawe ujya kuryama undeke ngo nguki nuko mbwiye rero nuko nkubwiye nyine vaye fata imyenda yawe none ejo uzambara mu gitondo niba uvuze ko ugiye kurara muri salo ntuze kubyuka ungushaho inzugi mu gicuku uranyumva mama ubwiye ngo iki papa umusa habuze gatumba ndiwe mani umva ibanga naribonye bro nukujya dukorana ipari wa kintu ikibazo cyawe nta bwenge ushyiramo kandi ushyira ku makipe y'inyatsi yakubiye make buriya rero hari ikintu utazi wowe aho gushyira mu ikipe imwe ikubiye kenshi nashyira ku 12 zikubiye gakeya ariko yizewe ubwo se yanazeho iyo kipe imwe karaburiza ntuyabone rero kunze tunamera nkitse ejo bundi yari kubiye kangahe se mugane kukashi tuzifite se ubakurikiye iki musaza gutikita nyine nkajya ku kazi ku kazi ahubwo shikuzayo ngaho 12 harimo agacumu nyine k'ibitekerezo na kibiri cy'agatiki numva nyine bikunda nyine uzo ntakaro ku kazi hanyuma nyine ngo karagemo agacumu umva rero nkubwire mwana Parisego niza nyine ku gacumu ufite aho ngaho kashi banze rero ko na komo nyine nkabasha kwishyura inzu tu ejo nyine cyangwa ejo bundi nzagusubiza none se umugeze manga Imana nyine nakayabo musa ariko nyine ntiza ndi nyine nuze 45 nishyira ukwezi nyine tu ngomba kwishyura none se kunumva wishyura make uyabura utekano ufite iduka rifiningiye imari uzi kuntu abakiramo kaze babuze muri iyi minsi mani ibishya mfite nyine nikutere nyine na charge to kandi yose nta kintu mfatamo rwose nawe urabizi ariko ntukirize wangu ucuruza amafaranga menshi ahubwo no kuyasesagura wowe yo kabisa ibintu byo twishoramo rwose byo kunywa ibitabi no kubona amafaranga twigira mu mayoga ntacyo bizatumarira pe bizatugira imbwa ahubwo tuzaba zose kangaye ariko sha ahubwo uvuza agatabi unyibutsa agapisi nataye kwa sose ejo bundi kamuhamagare numve niba kajyare rwose njye kwirasa ahubwo Parisego kiriya gikobwa ndagishaka mbega igikobwa mana we cya gikobwa ndakibona gute mani ushaka kuzaryamana nawe se cyane ko numvise ngo afite virusi itera sida reka se sida siracyandura uzi ko mbibonye ko nta bwenge ugira mani nawe ubinanga uravuga utyo uzibeshye se urebe Parisego ndura mukobwa aroroshye ntabwo yakwanduza ahubwo muhamagare tukumva uko bimeze ariko muhamagara gusa muhamagare rwose mutamo rwose reka nze muguhamagarire se muguhamagarire rwose muhamagara twumvire gucamo se numva iciye mada tita basi leta batugira ikibazo allo soso ni fresh se uri mu rugo nani ndi mu rugo nibwo ngitaha kabisa naraye mu mayuka nabi utakara use tumira agasupu ndi kumwe na Mbaruru dufitemo kingaye cyacu tu mubwire guys bani mwashaka kunsubiza mu mayuka kuko ntararyama mwebwe mwaza nkaruka reka tuze mwana uhura buryamye natwe twimirira akantu nyine ndashaka no kuza ngatobora ka gapisi kanjye nasize aho ngaho kariya nakamweye kera usiseme wana aho kuva mani aho muze mbaye gutuma ikigabo cyaraye kinguriye mani muzane n'akabure kamwe twatwike okay turaje mu kanya si byose
kabisa sana. bana dusanga uri tayari kabisa. Bana ndi tayari, nubizi mara ndi tayari. Bana nicyo nkwemerera kabisa. Baru, biremeye tumanuke mani. ubuse ndasanga udukingirizo ra mugaye kajaka karame ngo narindi hano mu gikari rega nuhagira umwana ariko ndabona birangiye reka nze gira bwangu rero hari nshaka kubwira urimo kunshorogotura nshaka ko tuganira kandi tugomba kurangiza aka kanya menya gutegura imyenda y'umwana ndaje sinishobora ngiye gukomeza kubyanganira nari mbitabye mukashya ndakumva ntaravuga irindi jambo rimwe mbona amavi hasi ariko se ubu noneho nakoze iki koko mwana yanjye ko numva nta kintu wakoze iki nishinja ngo ntacyo wishinja nuko ubu urabona n'ijya uzakomeza kugobokera urugo jyenyine wowe urawicanga ugasanga bizashoboka uretse ko wagize n'amahirwe tukaba twezereza ibijumba tuba tubayeho gute ko ukomeza kwigira utyo none se ibyo nabyo bibaye ikibazo kandi kitaba ikibazo kugeza ubu rwose njye ntabwo ndumva icyo ushaka kumbwira mba kurugutura rero maze nawe nkwereka kandi ubitureba neza niko ninde wishyura abakozi bahingira mirima wita ko ari yawe ni wowe ninde ugura amasukari n'imiceri n'ibindi bihaha byo gutekana mu rugo ni wowe ninde wishyura minerivare z'abana harimo n'uriya wawe uriya minyoni ni wowe mba none se koko ko ibyo byose narinzi ko ari inshingano z'umugabo mu rugo urumva koko ibyo bintu byaba ikintu cy'igitanga uravuze ngo ntabwo ari igitangaza niko ntanibeshya ntabwo ari igitangaza ubundi ayawe ukorera weshyira ariko cyakaba reka noneho no hari amafaranga ukora weshyira he reka guca ibintu ku ruhande urinda umbwira ngo yanjye nkorera nyashyira he uyobewe ko amafaranga uhembwa yose uyamarira mu nzoga ntabwo ubizi byakwanguka nantera ko utwanjye duke ubwo se urumva byagenda bite umva rero severo rekera kunkomeretsa sigaho kunkomeretsa yabaye iki ko mbere nanywaga nkandi gasinda twarangiza tukarya n'izo aho nyine nawe niho ukwiye kwibaza ibibazo ari wowe none se reba nawe turagurisha umurima simenya aho amafaranga agiye turagurisha itungo simenya uko bigenze umushahara wawe ni uko ntabwo menya aho utaha ubwo uragira ngo ngiye nkugire nteko reka rero nkubwire n'ikindi kintu shaka ukwiyama bwa mbere na nyuma sinzongera kumva ucyogoza ushaka kumenya iby'umushahara wanjye nawe nawushyize wumvise ninjye ufite uko mukorera ntabwo tuba twafatanyije kujya kukorera wumvise byari bincitse wowe kagira n'undi munsi ujya ubirya ubimire ariko nanone ngiye ntabwo nareka kuvuga none se ubu ko nari mfite 20,000 mu isakoshi akaba ntayarimo hari undi muntu turarana mu cyumba uretse ko yari nayikimira haramasi sivyo rero tujye kuganira inshingano ibijyanye no gutunga urugo wowe ugomba kubyishyiraho nawe ndasigarana no gucungana n'amafaranga y'ishuri y'abana ibyo ngibyo kandi byakunanira tugahita duseza amasezerano tudusubire tugahita utasubira iwanyu ariko se cyakaba nta marira nshaka imbere wahinduwe n'iki koko gituma mpinduka gutya ko twabanye dukundana ubu naje kugucumura iki koko gituma ufata gutya reka nkubwire njye nkwiyame mvana iby'amarangamutima n'ubu amazi ntabwo ari yayandi mazi si yayandi menye ibyawe nk'uko nyine mbigusabye nanjye menye ibyanjye si tu ubu se koko buriya busabusa mpembwa uragira ngo mbuzane mwakabimenye ko ari ubusabusa ukemera ko umugore gatuza urabona buzamarira iki bariya abana ubwo se urabona bataba bagiye kwicwa na bwaki bazibeshya ahubwo bapfe nawe uhite umwica niko ameze cyakaba urumva bataba bazize ubwumvikane aha sawa nawe urabizi ko ari ubwumvikane bukerewe si watsi cyangwa cy'ubutaka inshuro zingaho ukanga kukima sinakubwiye ukuntu kuri sako bashobora kunguriza amafaranga warangiza ukabyanga none se ubwo urumva kujya mu madeni ari wo muti w'ikibazo koko ubwo se wizeye hehe ubwishyu reka rero nkubwire Sylvie ikintu cya mbere kibyica ni uko ngiye nkubwira nawe ukansubiza buriya naratangira kugushyiramo iki nibo utangira kumbwira amagambo y'ubucucu nkangahe ibintu ni bibi urama kiriya cyangombwa cy'ubutaka kiriya sample isigaye unanyishingira cyangwa ntabyo ukora bitangiye cyakabare na nkaka inkakara bitotombera intica ntikize bahembwa muri koperative ubu ntihagiye kuzamo bombori mu rugo kwa enjeniyeri Sezibera umwuka mubi utangiye gututumba umugore ntashaka ko yinyagambura nyuma y'akazi
Cyakabare ko atangiye kwaka umugore we Sylvie icyangombwa cy'isambu biraza kurangira bite? Ntuzacikwe n'ikinamico umuzi y'ubutaha. Ikinamico umuzi mwizaniwe n'umuryango Happy Family Rwanda Organization ugamije guteza impinduka nziza muri sosiyete no kugira ingaruka zirambye mu miryango ku nkunga ya UNESCO. Gikurikire kuri Radio Rwanda buri wa mbere kuva 2:45 kugeza 3 z'ijoro no kuri BNB FM buri wa gatatu no ku cyumweru 1:00 z'umugoroba. Umuzi.